Ndagusuhuje kandi ngo ikaze Imana iguhe umugisha kandi kwishimire. Amazina yanjye ni yayande Nshimiyimana Bildad, aha duhuriye ni ku Mpande Iheruka Ministry. Mbonera no kubamenyesha ko twakoraga twitwa Family Bildad, ariko ubu twahinduye izina mu rwego rwo kwagura umurimo, turiko twitwa Impande Iheruka Ministry. Kuri iyi nshuro nkuzaniye ikibazo kikureba kandi cyumvikana. Abantu benshi tuvuga ko turi abakristo, tukavuga ngo turi mu rugendo rujya mu ijuru, tukavuga ngo twese icyo tugambiriye no kuzana ubugingo buhoraho, ariko wandeba imirimo n'imikorere byacu ugasanga ibyo ntago bihuje n'abantu bavuga ko bari mu rugendo rujya mu ijuru. Ibyo rero byaje kuntera gutekereza isomo riri mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 13. Yego, igice cya 14 umurongo wa 13 havuga ngo andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Uhereye none hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Hanyuma ngo Mwuka naravuga ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. None ikibazo kirahangane iki ngiki, ubu bibaye ngombwa ko usinzira nona, imirimo yagende gukurikiye niye? Bibaye ngombwa ko upfa ugakurwa mu mubiri ubu tuvugana, sinzi n'icyo kintu abantu bajya bagitekereza. Ngo Mwuka aravuga ngo baruhuke imihate yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. None ikibazo, abantu twitwa ngo turi mu rugendo rujya mu ijuru, twanze kureka imirimo mibi, twanze kuzibukira icyaha n'igisa nacyo, twanze kwihuza na bagenzi bacu, ariko tukavuga ngo turi mu rugendo rujya mu ijuru. Twanze kuba abantu Imana ireba ikabona ko ikwiriye kwishimira, ariko ngo turi mu rugendo rujya mu ijuru. Twanze kubohorana abantu twikoreye abandi, bugacya tubikoreye, izuba rikarenga tubikoreye, tukajya mu kazi tubikoreye, tukava mu kazi tukibikoreye, tukabajyana gucuruza tubikoreye, tukabajyana muri office tubikoreye, tukabajyana mu baturanyi tubikoreye, ahariho hose tukababyukana tukabirirwana tubikoreye. Twanze kubabarira, ariko ngo turajya mu ijuru. Ibyanditswe birambwiye ngo nuko Umwuka nawe ngarabihamya ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye n'abibakurikiye. None inshuti yanjye nkurikiye, ubu uramutse usinzira none aho tuvugana, waherekezwa n'iyihe mirimo? Ese mu mutima wawe uri umuhamya udashidikanya yuko ijuru ryakwakira rigahamya riti nguyu mwana wacu aratabarutse? Cyangwa nkivuga ngo uramutse usinzira uhise wibuka umuntu mwagiranye ikibazo ntiwagikemura, uhise wibuka umuntu wambuye, uhise wibuka umuntu wahemukiye, uhise wibuka umuntu wabeshye cyangwa se wabeshyeye, uhise wibuka umuntu wagiriye nabi wagambaniye, uhise wibuka umuntu wagiriye ishyari kandi ntacyo yari yaragutwaye, uhise wibuka umuntu wariganyije ibye, nawe urabyumva ko biriganyije ariko ntacyo yari yaragutwaye. Ubu urugufashe ku muntu wasayize tuvugana, warokorwa n'iki? Mbese amaze gutegura inzira? Byanditswe byo birambwira ngo tujye duhora twiteguye ko tutazi umunsi n'igihe, ariko abantu banze kubyumva, abantu banze kuzibukira, abantu banze kubireka, bakomeje kwizirika, bakomeza kuba mu gakiza ariko bakomeza no kuba mu byaha. Abantu babaye sinzi ukuntu umuswera niba ari mu kanwa tatuwiri, sinzi ukuntu bajya babivuga, ariko reka nkubwire, ngaha hondi ntago ijuru rizijya rijyamo indyarya, ntago ijuru rizijya rijyamo abantu biyoberanya, ntago ijuru rizigera rijyamo umuntu uwo ari we wese udakora ibishimwa naryo, ubyange cyangwa ubyemere. Ubu uri umuvugabutumwa bwiza nkanjye, ubu uri umupasitoro, ubu uri umupadiri, ubu uri umushehe, ntago ijuru rizigera rijyamo abantu bafite umutima udatunganye. Niba uzi neza ko hari ibyaha ufite ku ruhande, wanze kureka ukaba ubikora nkana, nushaka ujye ku mavu usenga Imana ikubohore.